ADEPR mbere y'uko ireba ivugabutumwa riri gukorerwa kuri YouTube nibanze irebe ibyugarije itorero cyangwa se ibibazo biri mu itorero by'ukuri. Itorero ryose rya ADEPR ntawe uzi ubuzima mbayemo, ariko mbayeho ku mugambi w'Imana. Nge narapfushije umwana, kuva nagapfusha umwana nawe ndabona waje kunsura. Ikibazo cya mbere cyanteye kuvuga ko abavugabutumwa ADEPR ikoresha ikintu kijyanye n'ikimenyane bakareba ubushobozi uwo muntu afite. Nigeze kujya mu majyaruguru mu karere ka Musanze, ngezeyo bareba uburyo nambaye, nari nambaye udukweto twa tantufure, nambaye n'agapantaro n'agashate konyine nta n'agakote kariho. Bakimara kundeba bati uyu muntu ntago twamukoresha. Reka ngushimire by'umwihariko uyu mukunzi wacu ISEZERANO TV, uruw'agaciro gakomeye cyane imbere yacu, kuko niwo utuma twongera kugaruka kuri izi kamera dushaka ibiganiro bikunyuze kugira ngo nawe ugaruke ubirebe. Kandi ikiganiro cyose niyo kigushimisha rwose, jya wibuka kugisangiza abagenzi bawe kugira ngo nabo babone ibyo wabatanze. Niba kandi nawe iki kiganiro kibonye uri mushya, turakwakiye kandi twishimiye kuzaba dukomeza kubana nawe ku ISEZERANO TV mu biganiro byacu. Rero ntugende udakoze subscribe kugira ngo igihe cyose ikiganiro kigiyeho ujye uhita ukibona. Kuri kamera turi kumwe na Ezekiel. Amakuru ni meza, turashimira Imana yaremye isi n'ijuru. Madame araho. Madame araho, n'uburwayi bwa hato na hato no gutwita byose rugeretse, ariko Imana izakomeza kumurinda. Reka twizere ko Imana izabikora kuko ishobora byose. Duherukanye turimo dukorana ikiganiro kwa ADEPR yababujije kuza kuvuga ubutumwa no kugira ko mugomba ko ntago yababujije, nuko yabasabye kujya musaba icyemezo cyangwa se icyangombwa. Uyu munsi se nubwo noneho wakinzaniye ntabwo uzabye aho bingeze. Harimo ikibazo byatari idanje, mbese na amateka akomeye. Reka noneho tubigarukeho gatoya. Ikibazo cyaba kirimo noneho ni ikihe kugeza ubu ngubu? Kuri ubu nta kibazo kiremereye navuga kirimo, kubera ko bampamagaye bambaza ngo na ADEPR yaguhamagaye n'umudugudu wacu cyangwa se itorero ryacu, pasiteri ambaza kuri icyo kiganiro yabonye, ambaza n'uburyo yakibonye. Ndangije nyine numva ndatunguwe, mbese n'uburyo ampamagaye. Ntago wari witeze se ko bazaguhamagara kuko wari warenze ku mabwiriza bari batanze? Ntabwo nabitekerezaga, kuko cyane urabizi yuko navuze yuko mu buryo ADEPR yabigennye, navuze yuko bishobora kuba ari ibintu bikiri mu nyigo. Ntabwo rero nari nzi ko ari ibintu bifite imbaraga, ariko byahise binyereka ko bya bintu bifite imbaraga biri seriye baraza kuducaho byanga bikunda. Cyangwa wahise ubwo baguhamagara wahise usaba uburenganzira bwo kugaruka? Nagerageje nyine kumva uko bambwira, ariko kandi buri uwo muntu avuga ikintu kimuri ku mutima, kandi ntekereza ko utabura kuvuga ikikuri ku mutima. Ikibi ni uguca hirya cyangwa se ngo womore urugumu ruca hejuru. Bambwije ukuri, bambwira ko ari ikosa nakoze, ariko ku ruhande rwanjye nsuzumye mbona nanone sinabifata nk'ikosa cyane. Gusa iyo umubyeyi akubwiye ati mwana wanjye wakosheje, wemera ko wakosheje ukanasaba imbabazi. Kuri uyu munsi rero wa none nje kubwira abavugabutumwa wana bitegura igisasu. None se imbabazi wazisabye? Ntabwo ndazisaba, ku mudugudu nazisabye, ariko hari aho bansabye ndi bujye sindajyayo. Kandi kuri ngiye numva niteguye nyine kujyayo, kuko uwanga kumvira ubuyobozi aba ari ikigande. Ndagenda neta ubuyobozi bw'itorero icyo buntegeka ngikore, ariko naje kubwira abavugabutumwa bo kuri YouTube babe maso. Reka tugaruke noneho ku byo wari uvuze, cyangwa se n'ikiganiro wenda mwagiranye. Baguhamagara bakubajije iki, wowe wabasubije iki? Pasiteri yambajije ikibazo nyamukuru mfite cyanteye kujya kuri YouTube nkajya kuvuga kuri biriya bijyanye n'icyangombwa. Amaze kukimbaza
ndamugana ikibazo cya mbere pasiteri mfite hano ku mudugudu ni kimwe, mwibutsa igihe nakoraga ubukwe, mwibutsa ku gihe cyo gutegura gahunda z'ubukwe. Hari pasiteri witwa no uvanga ubwo hahise hazamo ibibazo byawe byihariye ariko bitagendanye n'abandi bavuga butumwa. Hajemo ibibazo byanjye byihariye kuko bambajije ku bibazo byanjye byihariye bakeka ko ari byo byaba byanteye kuza mvuga ku cyemezo cyo muri ADEPR. Hari aho byari bihuriye nuko ubushize aratubwiye ko ngo abavugabutumwa b'abakene bigoye kugira ngo babashe kubona guhabwa umwanya. Hari aho byabihuriye? Bifitanye isano kuko ni nacyo gifite imbaraga kurusha ibindi byose. Kuko yambaje ngo niki kubizi neza hano ku mudugudu ko udafite ubushobozi bufatika, ariko tukaba tuguha ijambo, tukaba tuguha umwanya wo kwigisha. Ndavuga ni nyakubahwa pasiteri, ibi byose bitangiye aho uziye, ariko abakubanjirije ntago byakunze, ntago byakundaga kuvamo. Nari insuzugurwa, nari inciriritse, ariko wowe ingoma yawe itandukanye n'iy'abandi, ahubwo Imana imuha umugisha. Wari ukidusobanura noneho ngo wababwiye ikibazo wari ufite. Ikibazo ni ikihe noneho wari ufite mu by'ukuri? Ikibazo cya mbere cyanteye kuvuga ko abavugabutumwa ADEPR ikoresha ikintu kijyanye n'ikimenyane bakareba ubushobozi uwo muntu afite. Nigeze kujya mu majyaruguru mu karere ka Musanze muri paruwase n'umudugudu witwa Rwaza, paruwase yo Sinyizi. Njyayo bantumiye mu giterane, ndi umubwiriza butumwa, ndi bunitangishe. Ngezeyo bareba uburyo nambaye, nari nambaye udukweto twa tantufure. Urumva udukweto twa tantufure si utuntu tubereye umuvugabutumwa. Nambaye n'agapantaro n'agashate konyine, nta n'agakote kariho. Bakimara kundeba bati uyu muntu ntago twamukoresha mu giterane cyo kubwiriza abantu no kwitanga. Oya, biba ngombwa ko bahita banashidikanya yuko naba ntari umwadeperi. Bahita batwica. Ngiye n'undi muhanzi twari twajyanye, mushiki wa mwene gihome witwa Nyirakamana. Urumva, bahita batwicaza mu bakristo nk'abashyitsi batumiye, bateguye, bahita batwicaza mu bakristo. Iterano ryo ku cyumweru turikora twibereye mu bakristo, abakristo bakajya batwibazaho bikabacanga. Nta nubwo banatwakiriye wenda ngo tunivuge, gusa badusohokanaga buri kanya. Bahamagaye pasiteri Nzahuge Theogene, baramubaza tumuhanzi witwa Rukundo Ezekiyeli wo ku mudugudu wa Katabara, uramuzi? Aravuga ati ndamuzi rwose, ni umwana w'itorero ajya turirimbira, ndamuzi. Barambwira ati jya mu rusengero wiyicarire. Ndagenda ndicara. Barongeye bansohokana bwa kabiri, barongeye bansohokana bwa gatatu. Ikintu cyatumye mvuga yuko ADEPR yakira umuntu kubera imbaraga z'ifaranga ni iki ngiki. Tugeze mu gihe cy'igiterane nyacyo noneho cy'ubwitange, bahagaritse umugabo wari witangishe, bashyize mu mwanya ngiye nari gukoramo. Ntabwo yari afite impano yo kwitangisha, nta nubwo yari afite impano y'ibwiriza butumwa mu buryo busesuye nk'uko wenda Imana yayimpaye cyangwa se nk'uko yagiye iyiha abandi bagenzi banyu. Bahise bamwakira, ahita atereka, arababwira ngo mutereka hani basi. Avuga ati abantu rero igikorwa tuje gukora murakizi, muzana amafaranga. Urumva rero mu bwitange ntago wavuga gutyo ngo abantu bayazane, ntago bibaho. Ndangije mbyitegereje, ndavuga nta hantu nkwiriye kugira icyo nakora nkaba ariho ninjirira. Nahise mpaguruka nk'umuntu ugiye kwitanga. Wacyumvise? Ndagenda bampa mikoro nk'uko nazi, ugahita umpereza mikoro. Maze kuyimpereza ndavuga ni Yesu ashimwe, ni haleluya, baravuga ngo amena. Ndahindukira ndeba ku ruhimbi, ni pasiteri. Ndimo ndumva umutima hari ikintu mpata gukora, ngikore. Pasiteri arambwira ati gikore rwose. Ariko mu mutima we urumva yibwiraga ko nzanye ituro. Mbaza mwarimu, ndabaza ni mwari, ikintu Imana iri umutima uri kuntegeka gukora ngikore? Arambwira ati gikore rwose mukozi w'Imana. Mpinduka umukozi w'Imana kuko nje kugira gute? Gutanga. Ndangije mpita nibutsa abantu, ndababwira ntibukaho Imana yagukuye, wibuke ko wicaye ahangaha, ariko hari abantu bamanitse amaguru se hashika, bakoze impanuka, hari abarwayi bageze, ariko uyu munsi wowe wicaye ahangaha. Imana iramuce kwishuje umwuka uhumeka, urumva wakora iki? Haraniro simwibuka amazina, ariko kuri uyu munsi duhuye namwibuka. Arahaguruka araza anyaka mikoro,
ndayimuhereza, atera hareruya, arangije aravuga ngo iri torero rya hano rya ADEPR nabasanzemo umwuka wo kutita ku bashyitsi. Wacyumvise? Ariko Imana ishimwe yuko ikoresheje uyu mwana w'umuhungu Ezekiyeli. Nkaba ubutumwa nari nabazaniye ntakibushubijeyo. Ku bwa Ezekiyeli nitanze 150 mbitangiye Ezekiyeli. Nibwo bwitange bwe mutangiye. Nanjye nitanze 150 ahita atanga 300 ako kanya. Utari gufashwa n'utari ufite gahunda yo gufashwa, uwo ari we wese yahise afashwa. Pasiteri ubwe nahari niba ndeba abyibuka icyo gihe waho ngaho yahise ahaguruka araza arambwira ati komereza mu mukozi w'Imana, urimo umwuka w'Imana. None se ubwo urumva niba atari ifaranga ryatumye nkora, urumva ari umwuka w'Imana watumye nkora cyangwa ni ifaranga? Niyo mpamvu rero navuze ko ADEPR ireba ku bushobozi n'imbaraga z'amafaranga kugira ngo umuntu akore. Nakoze kubera ubushobozi n'imbaraga z'ifaranga ryari rimaze kugaragara nk'irije kunshyigikira, ariko ndashimira Imana ko igihagurutsa n'imbaraga z'ifaranga kugira ngo umuntu abone ijambo. Imana ihabwe icyubahiro. Yego. Ariko none ubwo tubwiye ko wenda kuri case imwe y'ibyo byabereye ahandi, ariko noneho ku mudugudu wanyu ho hari ikibazo gihari se? Ku mudugudu hari case ya mbere yahabereye ku buzima bwanjye, ni ku buzima bwanjye nimo ndavuga. Ku gihe cyo gutegura ubukwe nitegura kwerekanwa, Pasiteri Theogene witwa Inzahuke niwe wari ukihayobora, arabizi, yaba umugabo wo kubihamya. Ni n'umugabo uyu munsi wa none ntarumva mushimira, ariko ndamushimiye ku butwari yagize, kubera ko kugira ngo mbe nambaye iyi mpeta uyu munsi wa none niwe mugabo wabigizemo uruhare. Igihe nyobozi y'umudugudu ubwo harimo abadiyakoni bari bamaze gufata icyemezo cyo gusa nk'abanci intege. Icyambere bansabye 70,000 byo gukoropa urusengero no kurutunganya 75. Bambwira ko hagomba kuvamo umukeka, hagomba kuvamo intebe. Nk'umuntu nkanjye utagira intebe no mu rugo iwanjye, umusabye kugurira intebe urusengero, urumva se atari hatari? Nk'umuntu nkanjye utagira umukeka iwanjye, umusabye umukeka ku rusengero, urumva ku buzima bwanjye atari hatari? Abarangije ndababwira ibyo byose ndumva ntabibona, bambwira yuko ngomba kugenda nkazabanza nkitegura igihe nzabibona, nkazabona kuza gutangiza umushinga w'ubukwe. Theogene nk'umuntu wanyuze mu buzima bw'ubuzahare bw'inzahuke, urumva yahise avuga ati mureke tumutangire. Arabanza arambwira ati reka ngutangirize gahunda z'umushinga w'ubukwe, ngerageze turebe ko umushinga w'ubukwe watangira, hanyuma wazajya kurwana ku buryo bw'ahandi wazakorera ubukwe nibakomeza kukwangira hano simbizi, ariko mu by'ukuri reka mbigerageze. Yarwanye intambara ikomeye, dutumizaho umugore wanjye ari icyo gihe yari akiri umukobwa, araza ahamya imbere ya pasiteri yuko ankunda kandi ubuzima bwanjye bwose abuzi, yemera kubana nanjye. Pasiteri amereza icyangombwa cyo kuzajya kwerekanwa mu majyaruguru, bemera no yemeza yuko antangirije n'umushinga ku mudugudu, naho baranyerekana, ariko banyerekanye atari uhari, kuko mu gihe yakagombye kunyerekana bari bahamukuye bamujyanye kuri paruwase aho bita Kimisagara ya mbere. Pasiteri Antoine niwe wanyerekanye icyo gihe, aza asanga uwo mushinga wanjye w'ubukwe waratangiye, ariko ndi mu bantu batakoreye ubukwe ku mudugudu wa Katabara. Kubera icyo utakoreye ubukwe kandi bari bakwerekanye? Niyo cyese y'uburyo nta bushobozi nari mfite bunyemerera gukorera ubukwe kuri uwo mudugudu, ntabwo nari mfite. Nta mafaranga 75,000 bari baranciye nari mfite. Sonorization harimo sonorization z'ibyuma, kandi mu by'ukuri utekereje ibyuma akenshi iyo korari zikeneye ibyuma zitumizaho konsera abakristo tukaza kubashyigikira. Iyo rero tubashyigikiye tugatanga ubushobozi bwacu kugira ngo ibyuma by'umudugudu biboneke, hanyuma rero hagira umusore ukenera gukora ubukwe bakamuca amafaranga ya sonorization bakamuca y'umuriro, kandi mu by'ukuri bamuzi, urumva ibyo nibyo byanteye kugaragaza ko ADEPR hari uburyo bw'ifaranga irebaho mbere yuko bagashyize imbere umukristo.
wenda se muri icyo gihe reka tugaruke ku byawe muri icyo gihe bwo abakristo nta kintu wenda bagufashije kwenda ku buryo wari kubasha no kwishyura ayo mafaranga itorero rigusaba. Itorero umudugudu utagushyigikiye, umudugudu si wo wagushyigikira. Niba pasiteri adafashe gahunda yo kuvuga ngo dushyireho igiseke cyo gufasha uyu muntu bitewe n'uburyo mumuzi, ntabwo umukristo azaza avuge ngo mushyireho igiseke. Abakristo bamfashije n'ababara bo ku mudugudu wacu n'abimana ibaha umugisha. Njya gukora ubukwe ntabwo umudugudu wigeze umudiyakoni wenda uri bugenda wuhagarariye ngo agaragaze ko awuhagarariye. Nta mpano y'umudugudu bigeze bazana ngo bagaragaze ko nubwo ntahakoreye ubukwe ariko ndi umwana wabo, mperuka icyemezo cyanjyanye kujya kwerekanwa iwabo w'umukobwa. Naho wagiye gukorera n'ubukwe? Ni naho nakoreye ubukwe mu murenge wa Mbogo ku mudugudu waho bitagisha paruwasi ya Mbogo, niho nakoreye ubukwe. Baranshingira nabo banshingira bakurikije ubuhamya bw'ivugabutumwa nahakoreye, ariko bo ibyo byose ntago bigeze bagira gute babinsaba. Rero nicyo gituma tuvuga ukuri uko kuri, nibyo twahuye nabyo tubivuge, ejo hato hatazagira n'undi muvandimwe uri inyuma yanjye, kuko nzi neza ko inyuma y'umuntu haba hari undi wenda ibi ngibi byambayeho byazabaho. Ariko iyo tubisohoye tukabivuga bituma wenda n'umudugudu nawe wumva defo wagaragaje uwo munsi ukaba wagira uko wikosora. Ubundi se wowe ku bwawe uba wumva wifuza ko byakosoka gute ibyo ngibyo byose urimo ugaragaza nk'ibibazo? Mbere na mbere y'ibintu byose, haba ku mudugudu no mu itorero rya ADEPR muri rusange, nibanze ikemura ibi bintu. Njye ndi mu bantu b'abahanzi muri iki gihugu cy'u Rwanda bamaze gusa nk'abamenyekana, sibyo? Ariko maze gutegura inshuro zigera muri 3 zo gukora konseri nyikoreye ku mudugudu. Twe kuvuga kuri iki cyorezo cya covid cyo cyaraje gita cyangiza byinshi, ariko ndi kuvuga nyuma yaho. Ndi mu bantu bagera 3 bagerageje inshuro 3 zose zo kugira ngo nkore igiterane cya launch yo kugira ngo banshyigikire, mbona uko nakora video, mbona uko nakwagura umuziki n'umuhamagara Imana yampaye. Ariko ndi mu bantu bakomeje kunanizwa, twabitegura nagira ngo nsohoye icyo gitekerezo bakambwa ati hakenewe fanta zo kuzashyikira abashyitsi, hakenewe ibi nibi, mu gihe ngewe abo nteganya kuzatumira bazaza baje kunshyigikira no kuntera ingabo mu bitugu, bigatuma iyo konseri isubikwa nuko nta bushobozi bw'ibihumbi 70, 80, 100 byo kugura amafanta mfite banyatse. Izo fanta zo gukora iki? Izo kwakira abashyitsi nzaba natumiye baje muri iyo konseri. Niko baba batubwira. Sinjye ngenyine. Umuhanzi witwa Witonze Serufehadi bamuzi mu ndirimbo yitwa Imana ibizirike, cyangwa se Yesu umuvuge neza, cyangwa se mu mukureho igitare, baramuzi. Abigerageje inshuro zirenga 5 zo kugira ngo dusengera ku mudugudu, zo kugira ngo akore konseri yo kugira ngo abantu bamushyigikire. Ndi mu muhanzi bumva bamushyigikira ariko bakamunaniza, kandi niba ndi mu bahanzi b'inshuti ze bamushyigikira sinamusaba iyo fanta. Naza nkamushyigikira mu bushobozi bwanjye, kandi nawe yaza akanshyigikira mu bushobozi bwiwe, ariko ntago bigeze babimwemerera. Pasiteri Tojeni n'umugabo wo kubihamya abyibuke, Serufahadi si rimwe si kabiri, nanjye anyibuke si rimwe si kabiri, twabigerageje nawe ubwe Pasiteri Tojeni bakamunaniza muri urwo rwego. Ubwo rero urumva nshuti yanjye, nituvuga ukuri tujye tuguhera mu misa. Nari nkubaje nti wumva byakemuka bite none ibyo ngibyo? Uburyo byakemuka, itorero niridufate nk'abana b'itorero, sibyo? Ritubyaza umusaruro nk'abana b'iki b'itorero, ariko natwe tubona umusaruro nk'abana b'itorero. Ngewe ndi umuhanzi, n'ibitorero ritanshyigikiye muri ubu buririmbyi, rigatekereza ntiritekereze ku bushobozi bw'uburyo nkora indirimbo, ngo ritekereze ku bushobozi bw'uburyo nshobora gukora ivugabutumwa, ngo itorero ryanjye ngo umurimo w'ivugabutumwa Imana yamamagariye waguke. Niba banze batekereze kuri icyo kintu, baduha uburenganzira bwo gukora amakonseri, ADEPR dushyigikire nk'uko bashyigikira korari iyo yateguye konseri yo kugura ibyuma, kandi nta bindi bintu birenze urugero bayisabye, sibyo? Ngiye ndi mu bantu baciye intege muri ubwo buryo, sinjye ngenyine, hari n'abandi benshi, ariko urugero rufatika na rwakuraba. Nikora icyo kintu rero,
abasore reke kubananiza mu bushobozi bwo gukora ubukwe, kuko iyo usengera ku mudugudu baba bakuzi wese bazi ubushobozi bwawe, sibyo? Baba babazi, bibananiza mu bushobozi bwabo, babakire nibarangiza babashyigikira. ADEPR ni itorero rigari, ni umubyeyi, ryakagombye kwitwa umubyeyi, rikagaragaza ububyeyi. Ibuka neza ko hari umuntu waje gukirizwa muri ADEPR ariko umuryango waramwanze, sibyo? Umuryango utamukunda aza muri ADEPR kuko azi neza kabonye itorero nk'umubyeyi. Ahageze agize ngo yereke projet afite, ayereke itorero kugira ngo rimushyigikire, igihe cyo gukora ubukwe bamushyigikire, ahubwo bagahita bamusaba ibindi yaburiye mu muryango, yarazi kazamo bibonera mu itorero, bigatuma uwo mwana ahura n'icyo gikomere nk'uko nanjye nahuye nacyo. Ngibyo ibintu rero byateye, urumva, kuvuga ko ADEPR hari ibintu irimo irarebaho ariko atakabaye ngombwa. ADEPR mbere y'uko ireba ivugabutumwa riri gukorerwa kuri YouTube, ni banze irebe ibyugarije itorero cyangwa se ibibazo biri mu itorero by'ukuri, baba ari byo babanza gukemura n'ubwo buryo. Ese wenda tugarutse kuri buriya buhamya bwawe bw'uburyo wakoze ubukwe, wavuze ko itorero risa nkaho ryakunanije. Aho wagiye gukorera ubukwe ntabyo bagusabye kugira ngo wemererwe kubuhakorera? Nta kintu na kimwe bigeze bansaba, yaba umushumba wadusezeranyije bya bindi byo kuvuga ngo ituro cyangwa se itike y'umuntu uzaza kugusezeranya, ntago yigeze ayimbaza. Umukeka n'iki ntago bigeze babimbaza. Intebe zo kwicaraho, twicaye ku ntebe nk'izi zo mu rusengero, mugiye ku mudugudu wacu Katabaro bashaka ko ngura bene iyi nshyashya, mwaza nkayikorera bakayinyicazaho, kandi hari intebe nyinshi, byarangiza nkayisigaho ngaho nkagenda. Ese wenda twakomeje kwibaza ku byo itorero riba ritagukoreye, wenda ntago riba ryarebye akaba ati uyu muntu ntago arageza igihe cyo gukora ubukwe, nubwo arimo abuforosa, nubwo ashaka kubukora, ariko ntago twebwe turabona atarageza igihe cyo gukora ubukwe, reka tumureka azabanza abone ubushobozi bwo kuba yakwikorera ubukwe. Nabyo birashoboka ko ibyo nabyo babirebaho, ntabwo nabihakana ko batabirebaho, kuko mu bintu by'ingenzi bambaje njya gutangiza umushinga w'ubukwe, njye n'umukobwa barambaje ngo ubukwe bwawe ni Imana yabuvuze cyangwa se mwakundanye n'umukobwa? Kuko hari umuntu wari warameneye ibanga ry'uko bakubaza ibyo bintu, iyo uvuze ko ari Imana yabuvuze barakubwira ati ngaho genda natwe tugiye gusenga Imana, turi itorero riyoborwa n'umwuka. Wacyumvise? Hanyuma Imana nitubwira ko ariyo yavuze ubukwe, tuzakubwira uza utangiza umushinga w'ubukwe, ariko niba atariyo tuzakwihorera. Rero hari umuntu wameneye ibanga arambwira ngo iyo uvuze ibyo gutangiza umushinga w'ubukwe ntabwo baba bakibutangije, bisaba ko ugenda ukava ko we n'umukobwa mwakundanye, mufitanye urukundo, n'umukobwa nawe akaza agahamya yuko agukunda. Ubundi mu ruhande rw'umusore, ese njye narongoye mfite imyaka 27, uko urumva ntari inkuze, nta bushobozi yego nari mfite, ariko Imana yari mfite ubushobozi, kandi mu bushake bwanjye bwo gukora ubukwe nicyo cyari gutuma Imana ishyigikira. Mu bushake bwo kudakora ubukwe ntabwo Imana yari kuza, ariko nabonye Imana mu bukwe bwanjye. Yego, ni ukuvuga ngo wemera ko umuntu ashobora gukora ubukwe kandi nta bushobozi afite bigakunda? Cyane rwose, kuko ngenda umugabo wo kubihamya. Ngewe pare wanjye wari kumbera pare yarankatiye, ampamagara ari nimugoroba ku munsi wo kuwa gatatu, arambwira ngo gahunda zo kujya mu rukiko no gufata irembo bimeze bite. Ndamugana ubu tuvugana, Imana yohereje marayika ngo ajye kuri banke kubikuza amafaranga. Araje arambwira ngo va mu bugoryi bw'abarokore, niba uzi neza ko nta mafaranga ufite, nkura ku rutonde rw'abantu bazakubera pare. Pare yagiye kunkatira ku rutonde rw'abantu bagomba kumbera pare, ari ukazi neza ko nta bushobozi mfite, kandi ntabwo nari mfite. Nari mfite amafaranga 700 y'ibiceri mu mufuka, kandi mu gitondo ndi bujye gukwa nkanafata irembo tukanakoresha n'urukiko. Ibyo byose ntabyo nari mfite. Rero ndi umugabo wo guhamya, kuko ngiye Imana yankoreye ubukwe nta kintu na kimwe ishingiyeho, usibye gushingira ku isezerano ryayo. Narakoye mbona fanta zo kunywa n'agashira karaboneka cyane ko Imana yananyorohereje ku mudugudu bakagira inzira bafunga, nkigira ahantu hakoreshwa n'ubushera. Wa mugani za fanta nta nubwo nari kuzibona.
ariko nabo mbagarukiye bagiriye reko ni ukuri kw'Imana nari kubasebye ku mudugudu twari guseba ariko Imana yakoze igitangaza injyana ahantu hazaboneka agashera abantu bo mu cyaro hari abakikubitira ku bushera ubundi bakavuga ateze kiyera akoze ubukwe uzi ko twarangiye gukora ubukwe umushumba amaze kudusezeranya wa paruwasi ya Mbogo aravuga ateze kiye mu mateka uhereye ndi pasiteri ukagera mbaye umushumba ubu nibwo bukwe nsezeranyije buri umwuka wera w'Imana nibwo bukwe nsezeranyije burimo icyo kunywa n'icyo kurya hari hibereye imyumbati itetse neza n'ibishyimbo hari umuceri bakaranze neza ubundi dukora ubukwe ndataha ibindi byose njya kwirwariza kuri uyu munsi wa none ku mudugudu wa Katabaro ntawuzi ubuzima mbayemo itorero ryose rya ADEPR ntawuzi ubuzima mbayemo ariko mbayeho ku mugambi w'Imana nese reka nkubaze ahantu upfusha sibyo nge narapfushije umwana kuva nagapfusha umwana nawe ndabona waje kunsura sibyo umudiyakono witwa Muganda ni waje kunsura ko araza aranyihanganisha arambwira ati komera Imana izabahunda nuvuga ngo n'itorero ntabwo rigize ari gusura ntaryo nabonye kandi napfushije pasiteri yaramamagaye arambwira ati Ezekiyeli namenye ko wagize ibyago ihangane mfite utundi tugahunda mushyingure umuntu waje kumfasha umuhango wo gushyingura ni umwarimu w'Irutonde wo ku mudugudu wa Rutonde za Nzovu icyo gihe niho nari nagira ibyago kuko niho nari ntuye niho nari naragiye gutura narahagijwe n'ubuzima ariho nagiye ngira ibyago shyingurirwa n'uwo mwarimu ariko atari wo ku mudugudu wacu nawe ashingiye ku buhamya anziho n'uburyo yabonye mvuga Imana neza araza mfasha umuhango wo gushyingura iyo atazi nari kwishyingurira ntabwo itorero ryari kuba ari inshyingurira mwana okay reka Ezekiyeli reka tugushimire ko wemeye kuvuga ukuri kwawe ubwo ntekereza ko wenda ubwo bivuze nda hari bizakosoka kandi tubyizere Imana mfashe bakosore n'abavugabutumwa nabo bamenye uko bitwara icyo nababwiza ukuri gahunda y'icyemezo ni bacyake bambwiye ko gahunda y'icyemezo cyo kuri YouTube tugomba kubishishikarira tukacyaka urumva uyu munsi rero ahubwo ntunguwe no kuza nsanga ntunguwe nuko utakinyatse ariko we navumbuye impamvu urishakira views ahubwo ubutananye nzakikwakuza bakize witeguye kukizana urishakira views icyo akora nukinyaka nanjye nzagenda ku mudugudu bakime anyway ntago wenda ikibazo suko ngiye nakikwaka kuko nta nicyo cyamarira ahubwo no kugira ngo bamenye ko ubutumwa utanze babuzi kandi bemera ko ubwo butumwa bushobora kugira abantu akamaro ntago we witeguye noneho kucyaka kugira ngo ujye ubanza umenyeshe ubutumwa ugiye gutanga ubwo ari bwo rwose umunsi Imana izaba yantumye ubutumwa nkwiriye kuza kuvuga kuri YouTube ari Imana yabuntumye zagenda mfata umwanya nsenga Imana nyibaze niba umurongo itorero ryashyizeho ishaka yuko ariyo nzira ndi bucemo ngende nyake nimpakanira ko atari byishaka nzagenda nzaza mbuvuge ntacyo natse kubera ko ndimo ndagenda uko Imana igize gute ishaka ariko mu gihe ngewe nihandagajeho kuza kuri YouTube gusa atari Imana yantumye ari ngewe witumye ni ngombwa ko nza ko ngenda nkaka icyemezo koko kugira ngo ninza nkatandukira nkavuga ibyitanumye nkatangira kubeshyera itorero nkatangira no kubeshyera n'undi muntu nzaryozwa ibyo bintu ni byiza ko nanaryozwa ibyo navuze kubera ko nago nzaza ngo ntangire ngo niyamatse ngo Imana ngo yantumye ngo ku Rwanda kandi ndi kwishakira nanjye hiti hari uburyo nshobora kuza nishakira hiti gusa ni byiza rero ko nca mu murongo itorero niteguye guca mbese muri make niteguye guca mu murongo itorero ryashyizeho mu gihe cyose nje kuvuga ubutumwa Imana itantumye nje gushaka hiti ariko mu gihe cyose nje kuvuga ubutumwa Imana yantumye ntabwo nzacyaka reka tugushimire wenda nyuma y'ikiganiro wari wakwifuza kuvugana kuvugisha waduha nimero ubundi tugasoza ntibamvugishe banshyigikire bamfate mu mugongo amavuta y'Imana gakomeze kakazamuke ni 078 7 68 7 6 nitwe Ezekiyeli Rukundo bakore subscribe kuri ya YouTube channel ngira yitwa Kiranuka TV
bajyeho basacinga indirimbo zanjye bazicurange hirya no hino muri iyi minsi ya none, ubutumwa bw'Imana bwamamare. Ariko na channel yitwa Kanani TV niho nibagendeho, ejo bampaye kwimenyereza itangazamakuru. Vuga ngo Imana imumugisha. Sawa, bagende bajye kuri Kanani TV bakore subscribe, bakurikire n'ibiganiro turi gukorana n'abera b'Imana, ubundi amavuta y'Imana akomeza azamuke, Imana ikumera umugisha.